Kuyate nibuka tuvuga transfer ye avuye mu ikipe yo muri Mali yari umusore muremure twareba icyo bita highlights Idrissa Kuyate yari nka Idriss Kameni n'ubwanwa burimo tentire nanjye Idrissa Kuyate niyo munyezamu wanengushe muri sezo rwose ese nawe babihanganira kabiri wanengushe muri sezo nimero kabiri wanengushe muri sezo niba shocking ariko nimero kabiri wanengushe muri sezo yitwa Umukiza Obed aya kurusha Ombolenga yani turi kumwe Ombolenga afite inagiye yakinye fazare yo muri mukura no muri nta allow me to land Katuma umwanya tubwire mu mwanya yego wowe waruvuze ngo oryo umwe Ombolenga afite ntabwo yagiye muri apera agiye kubanza bagiye kuba umusimbura akagiye ari kubihatanira Ombolenga yavuzwe kugira ngo bahinyuze akadecako umukiri wa nyawo ariko kagegari kwicara gusa giye sinjya nemera kujija umuntu utarahawe umwanya ngo bimunane inde Ombolenga nigeze akina mu ntabwo yakinye ngo atsinde nishuwa y'umutoza wari mwiteze ko sura muri aperi kwicara Ombolenga y'umutoza ajya muri akina akagwa nkuyeba cyane muri sekafa akagwa icyo gihe bakoresheje Ombolenga akagege uruhande rumwe ku wajyo ko sezo yatangiye Ombolenga ari we wa mbere Karezi ni watubwiye ngo yitakarisa umwanya bavuye Tanzania mu nama ngo yabaye uribuka ko ari we waduhaye Zandani ngo uvuga ngo mu bantu atazongera gukina Ombolenga arimo yatengushye umutoza cyane jewe Lorenzo Ombolenga ntabwo yazarengwa kuko Ombolenga umva impamvu ngiye mbivuga Ombolenga sezo yagize muri Reyo nta nubwo amwemerera kujya muri APR impamvu yaguzwe na APR impamvu zitari football turabyemeranye ariko yaguze APR umvase Ombolenga yaza ko atarigeze akinira APR akagira sezo nk'iri yagize muri Reyo ntabwo APR ari kumugura umudefense ntacyo nemwitezeho kagegene mbizi ko ari uzabanzamo uwanengushe bamuvuze ko ari Obed nicyo mudashaka kumva Obed bamuguze muri Mukura kabiri wa Rayon Sport ari Kabange turajyana yari Kabange bamukubita match ya mbere yari Kabange kabiri wa Rayon Sport kabiri ya Rayon Sport ari Kabange Obed yaguzwe twumva ko yaragaze neza muri Mukura nkuko mubivuze yarameze neza aje kwicaza Kabange twumva ari umukinnyi uje kwicaza Kabange bamukubita match ya mbere ubona ntameze neza cyane match ya kabiri ubona aragwirirana bamukuramo Kabange afata umwanya umukinnyi uguzwe ngo yicaze umuntu bikarangira uwo nguguzwe yicaye atavunitse ariko nanone sezo ntiwayirebera muri Reyo gusa Obed yagize fazare nziza ahamagarwa n'umukipe y'igihugu mwambajije wantengushye natengushwe niyo transition yakabirijwe ntabikora mwumva icyo Lorenzo avuga Obed yamutengushye muri Reyo muri Reyo ariko yaje muri iyi sezo ni Obed muri Reyo abakinnyi banengushe muri sezo nuba ngo uko yamubonaga muri Mukura yamushimye yaje muri umwana niba ari ugutenguha rero yaramwiteze ko ubwo niba ari ugutenguha muri ekipe ya sezo ubwo ni Ombolenga kuri jye niba ari ugutenguha Ombolenga rwose wantengushe no kabiri batereka Ombolenga muri Reyo nk'umukinnyi udakina neza yiguzwe miliyoni 45 uribuka yabaro yanditse suko adashoboye ahubwo muri Reyo byagaragara ko adakina neza ariko none asubiyeho yakinaga agiye kwirekura bafashe miliyoni 30 bazisubiza rero niba nibuka neza barangije mu 15 ku ruhande asora niba ari rwose avuga ngo Ombolenga mu sezo yagize muri Rayon Sport mbere ko agisubira muri APR iriya sezo yamugurishaga muri APR ngo asubiremo oya iyaza ko ari nko muri iyaza ko ari muri atarakiniye ataravuye muri APR ku mpamvu tuzi ntabwo APR ari kumurambagiza ngo imugure kuko sezo yagize muri Reyo yari desova ntabwo rero twe twiteze ko azajya muri APR agakora ibitangaza uko twe tubizi ko yashizemo yaguzwe ku mpamvu zo guhinyuzanya zitari z'ikibuga rero kumugira umuntu w'idesova kandi tubona ko yagiye mararangiye mu by'ukuri mugenzi wacu wakuraje twunganya ngo ato Ombolenga cyajya cengwa na Byiringiro age utasi ni we mukino kirage mugaraguye gose ntago ari muri rya shanwa uwo ngewe mwato Ombolenga ni nyereba cengwa na rage rwose mwatoye Ombolenga ngena toye kwa Ombolenga gatatu umukinnyi wa mbere wanengushe muri sezo yitwa Christian shime Christian wa polisi jewe ni Benazizi Dawa ntacyo nemwitezeho ariko Christian nemwitezeho sezo nziza nanjye yaje mu kwa mbere
nta kintu n'imyitozo gikomera umukinnyi waje ntiyibona muri ekipe. Christian yatakaje forme mu bintu byo hanze y'ikibuga kundi baramwicaza bavuga ko atameze neza yajyaga mu kibuga ntafashe bagenzi yatangiye gushyira Madrid n'ibiki wavuga Benazidawo gute Benazidawo yaraje nta match igeze agira nziza ikibuga cyaramunaniye yaradesevye yaje mu Rwanda none siyo ni kare hari expectations ufite ku muntu abantu bari expectations kuva kuri derby akiyagera urashyiramo n'abavinyino hari imbere yaradesevye urashyiramo n'abavinyino uko ndi kumwumva ashyiramo n'abavinyino niba nta wundi bahanganiye mu mwanya nawe arimo Jenny Christian namwe mutore nanjye Christian Christian mbabwire njyewe uretse na Christian ntabwo nari nzi ko Bugingo Hakimu wari uteruye sezo ya Rayon Sport bakenda gutwara igikombe mu buryo tuzi njyewe ubwo yarasanzemo kapiteni imikino yose ibintu bya kapiteni yagiye kwicaza Claude yari umustat ariko muri Rayon Sport urabyeye ariko yaragiye kungiriza ntabwo yaragiye kwicaza Claude yamwicazaga igihugu yari kurwanira nayisare kato Bugingo imikino yahawe yayikinye neza okay muri kato imikino yose Bugingo yahawe yayikinye neza iyo yahawe ariko yayikinye neza Sekafa nabwo ari wayikinye none sinabwo yavunitse Claude muri iyi sezo yakinye nk'imikino itarenze itanu yatsindishije ape ntabwo nyine namwitaze ko yatanga challenge kuri Claude Claude ntakomeze gukina imikino yose gatatu wagutengushye muri sezo gatatu wantengushye hagati ya wetora wantengushye nani ndumva Benazidawo yaje nk'igi bwo bibaye ko kije ikipe ubwo rero bibaye kubera ko tuwe bari umunyamahanga tubanza tunabirebe rero yatangiye sasa kina Jesus Sindi Paul biranga n'aba Fabrice biranga nabonye n'ikipe muri Portugal inde Sindi Paul yamugerageza mugeragezo haza umurundi musore Prince biranga Ganijuru ntibakina Ganijuru nawe arakina gake haba haje Benazidawo guhera mu myitozo aya mashusho magnifique atwereka byagaragaraga ko haje ibintu nakoreye muri nomero 3 hatari abakinnyi bazatuma dusaba imbabazi Benazidawo na Victor barakabije okay twatoye tutoye bingana nice hagati ya Benazidawo kuri Bugingo bwa yavuyemo hagati ya Benazidawo na Christian wagutengushye kugira ngo itayivemo abari Christian batereko gatatu Axe akaje Christian ko muzi ko yakinnye hari imikino yakinnye yitwara nabi cyane Christian ariko muzi umwana wamwicaje nawe ni mwiza azamutse neza mukajanda ntago ari kwicaza Christian bibaho rwose byarangiye amatora yarangiye gatatu ni Christian gatatu na kabiri twabonye Christian abanyamajwi menshi yego Axe rero umudefanseri wantengushye muri iyi sezo muri Axe ari twavuze muzamu umunyezamu twamuvuze Kuyate muri Axe umuntu wantengushye ni Bangala Yannick urumva undi ni Yannick Bangala ko yarafite izina rikomeye undi ni yarafite experience n'izina yarantengushye cyane Yannick Bangala undi ni Arius One Sone ntiyantengushye natengushwe n'impamvu Yesu sinamushyiramo ntabwo nashyiramo kubera ko atanze gukina kubera amahirwe yahawe n'amahirwe yahawe Bangala yahawe amahirwe atsindisha Rayon Sport nibagiye ko ari igihe yazize Jenny Bangala none si sezo yagutengushye ate kandi iyo ubushize atarakinnye wari umwiteze w'iki wari Karenze aravuze ngo nibagiye ko ari byari biteze ko yazize jewe natora Bangala muri Axe nanjye nashyiramo Bangala na Mitima yaje gukiza AS Kigali birajya n'undi yicaye Mitima cyangwa ako Faustin Mitima yaje gukiza AS Kigali itaba furo kwa Mitima arakurwanirwa na Rayon Sport Mitima rwose na Mitima na Bangala Mitima nundi na Bangala twatoye Bangala ubwo twakugaritse nyine ubwo ryo nyine ubwo twakugaritse wowe wari wavuze ndetse we ntabwo watoye Bangala twakugaritse ni hano ngo ntacyo yaramwiteze n'ubundi amokanyaki Bangala yarafite izina njye numvaga vraiment aza iyo experience Axe ashyiremo Mitima na Bangala ngiye gatandatu wantengushye yitwa uriya Memable ntarindwe Memable nawe ntiyakinnye sinigeze numvaga avuye muri Mukura numvaga avuye muri Mukura ari umuntu uje akinye na derby
ariko n'uyu mwana wa Rayon Sport muri Axe nawe rwose nubwo tuhavuye uyu wavuye muri defense twayivuyemo twahavuye rwose ariko ngiye gatandatu gatandatu ngiye Mabure nashyiramo ari ndwaye Mabure gatandatu abandi ba nimero gatandatu tubashaka tubukiranya abakinnyi bo hagati ba gatandatu baguzwe isezo cyangwa bari bitezwe bari basanzwe bagakina nabi tubyibukiranye yaba ari jewe gatandatu wanengushye yaba ari Likau Kitoko Pizarro nanjye ni Likau Likau yaranengushye cyane kuri gatandatu Likau wa mugani agiye kuri yaje akina gatandatu nyuma hakana ko adakina gatandatu mbere yuko Likau kandi yakumwanya mbere yuko Likau Imabo yabanzagamo kandi mu mbaraga nke za Rayon Sport akina neza haza no hatari haza wicaza ntari ngo mutereke muri Likau rero ngo mwamutoye Likau ndamwibuka wasira ari ku kibuga cy'indege atereka mubahe ababwira ibintu aje gukora Rayon Sport ubwo naramukaraba kubera ko mbona ashobora gukinishwa ku wundi mwanya agakina neza ariko kuri gatandatu yaje gukina gatandatu Likau nta mwanya n'umwe agira akina neza ibintu byo kumushakira umwanya ubwo gatandatu hagera Likau umunani watengushye abantu umunani watengushye abantu amaze ntekereze neza ntuye buretse kumugeraho uretse kumugeraho mbabwira umunani azonga ari kwihuta cyane bari ku munani muramutindira umunani watengushye abantu ninde gazunga bagenda waguzwe abantu bari bamwiteze umunani mbabwira umunani nge wantengushye mushobora kuhita mubwira bati sohoka muri studio si Abedi Bigirimana ariko ni Abedi Bigirimana pe reka mbabwire muwe muri oya vuga nyine nimushuko ni imikino ndetse umuntu ukuranyije vuga ndetse warukuru ranza atavuga ati nice buretse aratora okay sawa uwo witwa Bigirimana Abedi arangizanye na polisi akumvikana Rayon Sport akabagora ati imyaka 2 mu miliyoni 40 buretse imyaka 240 ati oya ati ayo ntabwo twayabona ati umwaka umwe niwo wonyine twabona bati 20 zifata ati reka barabeshye ati nibura 25 aravuga ko biri burangire 11 ngo ari Rayon gusa rero yatengusha abantu ariko Abedi jesindimo mwana isatora oya woto Abedi Bigirimana twaramurebye akina kuva yatangira nahise watoye sinarenganyiriza umukinnyi kuva yatangira sezo aho yageze sinaziza umukinnyi imvune ntabwo yamusoje neza ntabwo watoye birangira kana twe yahombereye birenzaho amagambo menshi the best flop of the season Abedi Bigirimana ariko hari ikintu ntabwo turi kumwe sinarenganyiriza umukinnyi imvune yaravunitse njye mpamvu nashyiramo Abedi nuko iyo umukinnyi yashoje sezo arimo arazamuka bigaragara ko hari ingorane baratangiranye sezo umukinnyi ushoje arimo arazamura urwego yanyuzagamo akanahanyanyaza akaza ngo arebe ko yakina ahambiriye ariko bikanga ntabwo mezi icumi ushobora gukina amezi abiri none si imvune wazirenganyiriza umuntu amezi 10 akiryemo abiri meza mu bakinnyi baguzwe bo hagati bakina kuri uwo mwanya baguzwe iyi sezo cyangwa bari basanzwe bakina neza iyi sezo ntibitware neza ku mwanya wa nimero 8 ko nahise tubwiye Abedi ariko ashoje neza shampiyona Abedi yaravunitse ashoje neza akiza imvune bigaragaza ko akinnye umupira afashije Rayon cyane niba icyo yigezeho agifitemo uruhare rwose dushaka undi tumunani ku munani harya Katerega kina kangahe 10 iki ni 10 yarane Katerega urayicajwe na Baka ariko wamushyira ku munani ariko nawe yaravunitse umunani no Gakwaya Leonard ntabwo ari flop Gakwaya nyine ni Gakwaya n'ukiri umunani wa polisi Katerega ni 10 Katerega yakina ni 10 ariko ni umunani twashaka ko umunani nta flop y'umunani yabaye ni Katerega Karenza akoze neza kumutwibutsa Katerega ntabwo namubara nka nimero 10 ukina hagati zishize yaravunitse tunuko yavunitse tumwitege igisezo araza baramwicaza ngewe umukinnyi nka nimero 8 navuga ko yanengushe ni Jabel Jabel ni 10 Jabel ni 10 wari umwiteze iki polisi ni 10 na poste niba udashaka kubeshya abantu Jabel koko wari umwiteze
usobanutse ngatora n'icumi mwanze ndashaka ufite uburenganzira bwa uretse bwose Jaberi kwibonera amafaranga nawe mwanze ndashaka undi nta kibazo nta kibazo rwose muri aperi nta munimero witi wantengushya hakinnye baruboneka ruboneka na Dawuda bitwaye neza wabaha inenga iki ruboneka na Dawuda bitwaye neza 8 y'amanika Terega 8 ya Reyo Kazungu kuko 10 ifite nyirayo Kazungu arashaka kutujyana ku 10 yihuta cyane ese Kazungu kucyo twihutisha nanjye ntuye Katerega Kazungu arashaka kwirasira Memerdawo arimo arashaka kwirasira Memerdawo ukurikije uko nahise yavuye ishyoro njya mu tugere tuve ku 8 ninde watoye ukurikije ukuntu yigaragaje kuri match ya ndifashe kandi biremewe mufate majorite yanyu ndifashe ku 8 ajye Katerega ku 8 ndifashe arandi Katerega Katerega akina 10 iraje no 8 arawukina yewe we Ramine nenye mwana Ramine Baka nta mahirwe yahawe sezo yakinye yagize imibare ndifashe nuya nakibazo noneho haza rurangiranwa tujye ku 10 ku ndifashe 10 mva yaravuze ko bayirwanira ari benshi ntawe nta nuzabaho hari undi ufite Memerdawo na Jaberi Gapapu ya Singida Gapapu ya Singida umukinnyi wa mbere uzi gucenga nimero 10 wantengushe mana nyagasani mu buryo buri official nimero 10 wantengushe yitwa Rauf Memerdawo Munyaburkina Memerdawo yarakabirijwe aza akabirizwa hura na za gasogi zatandaraje yihoresha nagurira akabirizwa ngo muri yabaye umukinnyi ngo wa Sekafa arakabirizwa cyane ngo umukinnyi ngo wa Sekafa yose ngewe ageze muri shampiyona akonja nk'isosi y'intama Memerdawo yaradutengushye navuganye n'abanyamakuru muri Burkina Faso ku gifaransa cye uhita mu bavuga kapiteni bati uyu ni MVP abanyamakuru bose bararebye muri shampiyona yose ya Burkina Faso uyu ni umukinnyi wenyine magnifique uhita hano utukira hasi kapiteni kuko urumva APR yageze ari Muhaga itangira kwakinisha Ruboneka ihakinisha Togwi nimero 9 birangira hagarutse arahatirizwa gushakirwa umwanya uyu mukinnyi rwose bitewe n'uwamuzanye yaza kuba ari genda amahoro hamfura we yaza kuba yaraguzwe na Richard Colonel Richard urumva yari kwicara ntabwo twari kumubona kina twari kuvuga tuti yararenga captain Memerdawo impande ngera uruhande rumwe narukiraho barafinda nta mbaka zihari barafinda kuri 11 oya barafinda ntabwo yigeze amengo nunyobye none se wari umwiteze barafinda amaze mu myaka 3 atsinzeho kimwe muri shampiyona yavuga muri saison ya nyuma azivugura amaze imyaka ari umutuku ngende kibo barafinda wamutoye ariko imyaka ari umutuku ngende kizo barafinda ntabwo yanengushe wingi barafinda ibyakoze zishize niko bizira ngende kizo barafinda ngende nta kibazo ntabwo yagutengwa kandi ariko arasa mwitonde ziri abantu wingi iriho abantu benshi wingi baricana Vinyino ndasaba gushyiraho n'abasista babo 11 Joachim Vinyino kuko je sinemera barafinda nitujya gusesengura hari abandi benshi cyane Joachim Vinyino bari inyuma ya barafinda aba winga hari abari kwandika Mohamed Chericheri ntabwo yigeze akina pe nuvuga barafinda ndakubwira ko yicaza Mohamed nawe yaza umunyamahanga w'igihangange kwenye mpango bikora bavuga ngo kimipango aramurusha atari uko amurusha aramurusha ahubwo ni nakirwa nuko aricara kubera amasezerano oya Kazu nakirwa nuko aricara umukinnyi none se Karenzi arakina mu basatira nta assist nta gitego uwo mukinnyi sabanza muri match gute ukinye match wenda bagusimbura nta assist watanze ni warateye mu izamu ubu usubiyemo iyo ni ikimipango mu giswahili niko babyita iyo ni imipango nyine imuzana ntabwo waba usatira nayisa turi kumwe Lala Kanda Moise yakinaga Kiyovu isinyishije Lala Kanda ni muri Gicumbi ya Gicumbi dore hano rero ariko turamugarukaho ngiye Kiyovu ndashaka kwirasa rwose mu kanya Kiyovu ibayeho nk'abakipe rwose atari amanyamwuga pe urabona nk'iyi foto bakoresha bari kwanonsa ku mbuga nkoranyambaga Lala Kanda Moise bafotoye kontra n'amasezerano ari gusomeka si n'ibiki koko bamufotoje telefone kontra yifashe abafana bari kuyisoma ko hariya twari tugiye kureba bigaragaza kontra y'umukuru w'abanyambaga nayisabwa mbere nangeze mu nzovesha twazi kuzuza ikipe njyewe ku ruhande rumwe ni Vinyino ku 11 Vinyino Joachim Vinyino urundi ruhande kuko Vinyino ngera agiye mu nzove banerva bamuhaye baro arimo arayiconga aryamye aterashonga aryamye naraje mbikora muri studio nze ngo Rayon Sport ibonye umuwinga hatari urusha baonana yaransebeje cyane muri ise nanjye hariya ibyo nari ndi kuvuga yari Vinyino vuga nti Vinyino super coupe harimo umuntu bita Hamis Cedric kuri wing
Ami Cedric ku rundi ruhande uruhande rumwe harimo Basane harimo abakinnyi benshi oya nimunyobye ku abatengushye myaka ya Cedric 40 Neza hari ikintu twari tumwitezeho Oya, muze kunyobya yewe impande Aziz zanjye Basane. namwe mutora abantu Nibyo njye ni bindi- Basane na Barafinda Nibyo- Deni Basane na Vinyino oya ni Basane na Vinyino Basane yaraneguje Wowe cyane Basane na siniya. Vinyino basa nta kintu yanunguyeho wimubabarira wimushyira ahantu iyi heza niyo nomero ya mbere aha urundi ruhande nahise aravuga ngo nanjye byashoboka kujya mu nzovu sindagerayo Mm. nahise yageze mu nzovu kubera vinini aha ubyibuke yego urundi ruhande bamwe ariyo niwe wari ufite bari bafite super coupe tujya kubareba bose ari kwitoza bitegura Eh. ngo acenga cyane mu myitozo urundi ruhande siniya urundi ruhande Kuri karindwi. no kwitonda ariko wenda ashobora kuba basane wa mugabo Basane na Vinyino Basane ntabwo wamureka Basane Basane reka- yatesheje abantu umutwe Basane mu mbona ari gufata Ariko Brassard basane ni nka barafinda niba abakinnyi sezikurikira uvuga ngo nta Wenda niba Barafinda we ntajya mu kabari nka Basane we nta kugutenguha wundi waguzwe nta kugutenguha wundi waguzwe wadutengushye polisi nta muwenga ibarage Umuwenga Ah! wese ifite barage umurundi se kirongozi kirongozi ariko naraga yaradutengushye ariko kirongozi yarakinnye Kirongozi yarakinnye. ariko serago ufunzwe inshuro enye muri sezimwe ariko abo bose abarusha imibare Imbaraga yafungurwa agatsinda igitego afite ibitego bingahe? potensi afite yarabarusha Birindwi. yarabamo ibitego Yarabamo bitandatu Na birindwi nabibuze rwose. wowe yaragemureke wiza n'ibyagereza potensi afite uzi ko njyewe nakoreye ikiganiro na rivase zijya gutangira nkora prediction y'abakinnyi batatu bashobora kuzavamo umukinnyi wa sezo rage namushyizemo waribeshye nyine rage njye basare mukuyemo yagutengushye ni Vinyino na rage Njyewe- Bagabanya impande. mukuyemo basare mukuyemo rage yantengushye kurusha njyewe ni Basane na Barafinda Vinyino na rage Arashya. barafina na basane niba Vinyino na abakinnyi rage Ivinyuni na bari bahari Basane babeshya amakipe yabo aha bagahora babona umwanya babanza mu nta mibare okay siniya kazungu tubwire babiri bawe vinini ni uwa mbere aha dore vinini eh Rongo araryamye sha ayiwe bari nuko amakipe yibwa amakipe ikefwe ikefwe dani ikefwe n'umutwe n'umutwe aha niho manyifika abo uwa mbere akongera akaba uwa kabiri akongera akaba uwa gatatu Vinyino urundi ruhande Vinyini. siniya manyifika abo uwa mbere akongera akikurikira mwese turangize uru rutonde uburyo iyi video wayibutse sinayibukaga siniya tubwire urundi ruhande vinini umwe Bini- aha kuri karindwi urundi ruhande kuko mfite abawinga benshi mfite kirongozi kirongozi yakinnye muri sisiteme ya batatu Yes. arakina Ako- mace zose ibintu kirongozi bamusabye Yakinaga kuri nibyo defense, yakinnye. yakinaga kuri wingback defense. yakinaga wingback Wingback. uruhande rwose ahubwo wingback. jyewe Aho tugira, ngo akori ni mwiza mu kudefanda ahubwo Ekeson Ekeson yakinnye Ekeson akoraje mu kwa mbere yahise avunika yakibazo avunika. imikino mike yakinnye twabonye ko ari ntabwo umukino ari utanga mwiza icyizere. cyangwa warenganya umuntu wavunika imibare lage aramurusha imibare Ekeson ataravunika yose, ungeze mu kwa mbere. Ekeson ukora yahise avunika ntabwo Yaje no umuntu mu kwa mbere. Ndumva aratsinze ibitego bibiri ahita avunika Ekeson. Oya. Ekeson umukozi yewe rwose ni rage na vinini nanjye rwose sineske rage na rage Vinyino na vinini impande zawe abantengushye ni abo bantu babiri kuko ntabwo uvuye i burayi rage yaravuye i burayi biteze bitangaje ibitego byose yatsinda mwibuke ngo yaravuye i burayi yaratudese arwanirwa na rayon reka sport na APR. twumve babiri ba yewe sineske impande zanjye nafata Vinyino nkafata na Omedi rage yarwanirwaga na polisi na reyo urumva Na ni- Ah, na ni- Rage yewe rage mace ntiyakinnye yaratsindaga yazize hanze y'ikibuga ariko mu hanze kibuga y'ikibuga nyine nabyo Njye turabireba rero ikibazo se nyina cyonyine Umuntu afropinga Ikibazo Oya, cya wa- yewe imyitwarire flop irimo. ku bwanjye Mm. uwa mbere ni Vinyino uwa kabiri ni Omedi Omedi yaje Eh. avuye mu bihembo bya bamuhaye imodoka muri Uganda Puskas Puskas afite igitego igitego cyiza cyane yatsinze cyiza kirwanirwa kirwanirwa ku isi yose gishwakamo igihembo Igihembo cy'umwaka muri FIFA. ahubwo iyi niwe Eh? oya ubwo bakimuha wagitsinze Puskas bayihaye indi gihembo cyarahatanye Wari bajya Yayihaye umuntu wo mu kihe gihugu ra simwibuka Ah, Nahise Ariko- bavuze ariko abakunzi n'abandi. yari ari nomine nesa Vinyini na Basane vuga ngo ashyiraho Vinyino Vinyino basane ubwiganze Basane. ubwiganze We na Kazungu na Nice. oya yaravuye Vinyino na rage we na rage Karenzi Vinyino na Omedi Vinyino na basane bivuze ngo nitwe twiganje nyina Kazungu Yego. twabiri gusa ubwo baterekaho rage uruhande rumwe urundi baruterekeho Vinyino. Vinyino cyane rwose atake rero Rage karindwi vinini cumi na rimwe Cyane. yego atake rero atake irangana wa rutayizamu babiri ndahitamo umwe rutayizamu wa mbere uwantengushye Ane Raja top scorer zishize ubu ngubu nta n'ibitego hari birindwi yatsinze ishize uheruka ibya bugesera
we muri Erega top ni scorer muri sezo ya kabiri. Bugesera yarabanje flopping sezo ya mbere iyi rero nayo yaрафlopinze yaranengushe none se nyuma yuko flopping sezo ishize nawe hari imyitozo icyizere mfite ni rutahizamu wanza wo muri ekipe ya polisi yamugira icyizere ngeri togwe ni flop oya buretse gato manze nsoza ariko se pe reka nzi ibyawe byo kuvuga ngo ntabwo waza n'umuntu uvuye muri turukiya reka ribaye icyaka yaje kandi kuba top scorer mu rwanda ngo ujye Reka kwa nsoze, reka nsoze. reka yarayihakanye iriya transfer reka wari umurwaye pe reka nsoze yabanje kumwita Barna Boy reka nsoze Reka rero rutahizamu wanengushe wa Eh. mbere rutahizamu wanengushe wa mbere rwose ni Ani Elijah niwe wa mbere wanengushe William Togman yaje aje kurasa za pyramide bro ndumva yatoge wamuha ndumva nta nundi Togwe ntabwo iyo namushyiramo rutahizamu wanengushe ni Ani Elijah bafuronpinze kubanza imikino ya polisi ariwe kizigenza sizo yose nyamara rikari hari umwe ngenda mugarukiraho kazoka reka ariko togwe turi muri studio turamuzanye Turi muri izi kujya mu studio, turi muri matsinda izi kurangara shampiyona yaje yacu aje mu matsinda mwe kurangara shampiyona togwe baravuze y'ikipe zigwirirana ngo intego ya Togwi yabaye ngo muri top scorer muri za Cote d'Ivoire Niyo ni igitangaza mu Rwanda guhera Sekafa Kagame Cup Eh. yayibuze ya pe yego tuza kwitegura piramide match zombi reka reka nta no kuba mu mutambiko eh ntabwo umuhataka rero ku rwego rwa Togwi n'amafaranga ahembwa n'ayamuguze ari uwo gupimirwa kuri za rutsiro reka 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 William Togwi nanjye aho turi kumwe William Togwe nahise wowe ibyo kumesha ibitego icyenda muri shampiyona y'u Rwanda reka reka iyi tuzi tubona ya Gicumbi na Ya za Mipango, Mipango. na Muhanga oya iyi shampiyona yo kukubwira ngo William Togwi me bicaza Taiba yewe ni Ani Elijah kugira bagere top scorer watara ntabwo bishoboka ni Togwe nahise twagiye William Togwi me nta n'undi wamurwana Oya. nahise rutahizamu wagutengushe nini oya ariko ni ugutora karenzi bareka uburenganzira reka bwawe mbabwire Rutahizamu. reka hari ibintu ukoreye kazungu ni ibintu bica aramuyobeje kazungu uramuyobeje Oya. Kazungu- ubu nawe uraza gufata Togwe ndabona oya ibitego icyenda ntayobejwe ibitego icyenda ntabwo bibara nka Togwe nta asiste esheshatu ntabwo bibara nka Togwe uretse baba reka ntabwo bibara nka Togwe Togwe ava muri Eshatu. Turukiya Eshatu. yaje aje kurajyana ikipe nayobewe ku mu bitego icyenda ibitego reka icyenda ndakoze ikintu kimwe ariko cyoroshye bya Gicumbi na Rutsiro ureba ahantu aba yarashe Togwe rikari rikari ndakoze ikintu kimwe kubwira cyoroshye Togwe atarabaye top scorer ntabwo bishoboka. ese niyo yatsinzereye ubundi niyo yakubise umutwe Togwe ndamwemera rikari ikintu witwa flop Jena, ni iki? ni- Flop ni flop- iki bisobanuye iki ni iki umwataka avuye muri Turukiya waje uje gutwara aperi mu matsinda akaguterera ibitego icyenda muri Ariyo sezo ntego imuzanye. ariwe ntego imuzanye watara agakomeza akaza Togwe yaje aje gusimbura Mbawoma flop Murabyibuka? washakira kwa fari yari nganya yagiye n'ibyo sisi sibyo Togwe yaje aje gusimbura Mbawoma Mbawoma yari umuzi uko wataraje muri retour yaje muri retu Mbawoma gihari Yego. ibyo ra sibyo se twibukiranye umwataka wa Mbawoma aperi yaragihari oya yewe mwataka wantengushye simbitindaho rwose yitwa Ndikumana Asumani njye ntabwo yantengushye kuko ibitego yavunitse bine urutugu muri sezo yavunitse Oya, urutugu mbabarira. igihe kirekire oya yavunitse ukwezi Oya. baramuzonga yamaze ukwezi kose karenzi tubyemeranye karenzi wavugiye abedi Yewe. yaravunitse yego Asumani yaravunitse nahise ayifite ingingo ze Asumani yaravunitse bikomeye cyane na Asumani No. yavunitse bro urutugu tugomba urabona ngo Kazu. agahita atazayikina ariko Asumani yakinnye imikino 18 nta ariko gitego yakinnye myinshi imikino ataragaruka neza. 18 adatsinda igitego yayikinnye iyo hajemo imvune oya ntabyimvune iyo hajemo imvune yari Yarakize. yarakize Asumani yari yarakize Asumani yaraje atsinda Yari bypass yarakize. Asumani bamutwara kuri Brancare yavunitse Asumani yaje gukinira ku mvune urutugu bararubaga Asumani yakinnye imikino 17 Asumani ahetse Asumani arangije ari gutera Asumani za ahetse peri Reyo. none siri kumbwira ko Asumani Asumani niwe uhetse Reyo oya ariko niwe wikarifiye arata bingahe ese Asumani nahise kuri yabaye. gutinya kuvuga oya umwataka iyi sezo Umva. yaratengushye Eh. njye nari nzi ko Asumani azaba top scorer match ebyiri za mbere namubonye akina na Kiyovu akina na Vipers aho niho ase mvuga ni Rayon Sport Chimaka Nahise- yamaze imikino 18 naho agarutse ejo bundi kubwa hari ingingo atsinze ibitego bine nabwo arata ibindi nka bitanu mu mukino nahise tugenda umwataka wawe nge atabaye Asumani yaba Sanja Burayi wa Kiyovu nyine hitamo umwe turamenya se uhisemo nde Sanja Buraya Sanja Buraya Kiyovu irangiye ari uyihetse Oya. kare 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 nubwo ubwo birata ariko Sanja umwataka Buraya ngenda akazungu Umwataka kabatsinze w'umwe. baterekeho Togwe ku icyenda genda kubona rikari kuri to baterekeho Togwe ku icyenda arabikwiriye rwose Oya. uburyo Oya, yasize. none se Uburyo yanengushye. nawe Njyewe wateye nakazungu akazungu sibyo se Amatora. ntabwo natoye Togwe njye natoye watoye nde Anel- Anel yatoye Asumani yatoye wa ngo Kiyovu ni Asumani yaba ari Twatsinze Asumani twebwe rero. watsinze oya oya kabiri ntabwo Baretse tubyemera batangira ntabwo ikibazo tubyemera kubera iki? ntabwo tubyemera tugende gake kubera iki se oya twumvikane tureke
tuvuga ibintu yego ntabwo turi bwemera amatora uretse urayisa afite ibitego 9 na assist ntabwo twe tugenda oya Asumani afite ibitego 4 urazana umuntu ufite ibitego 9 twe twavuze uvuga ngo imvune Watara yamaze amezi 3 adakina ntabwo tushyemo ngo nuko atavuze none se Watara ko yamaze amezi 3 adakina ntabwo yabaye top scorer ibyo ntabwo ari igisobanuro yaje agomba kuba ni Asumani ibitego 4 ngenele Erica ntiyavunitse urutugu Asumani yavunitse aho bari ikintu twibukiranye bavuze turimo gutora abakinnyi ba flopinze muri shampiyona icyo twakibagiwe nanone tuvangamo Champions League turi muri shampiyona gusa nta nubwo ari mu gikombe cy'amahoro ubwo ari shampiyona gena naterekamo Erija rero kuvuga ngo uyu mukinnyi yakiye nabi muri shampiyona nanone nako muri Champions League ntabwo cyangwa muri mu gikombe cy'amahoro Sineska arahamurwaniye noneho Togi yakina imikino mike aricyo karenza Kazuba uretse gato Togi ntabwo ndi bubyemere Togi yakina imikino 21 yonyine 21 muri 34 sibyo muri iyo mikino Togi yatsinze ibitego 9 atanga assist 3 contribution y'ibitego 12 ushobora kumugira flop n'ibishoboka gute sabandi se bagiye nta butabera ni wa polisi aneri izina twibagiye rya Fazare oya indesi Fazare hari isazari gitangira bakubwira ndetse Bingi Bero sune wowe retse gafungu Bingi Bero champion wa Bero yakinnye yari gitangira nta umuntu utarakinnye Bingi Bero yageze akina rero ntago kandiye muri champion muyoberwa Bingi Bero yageze konga bimarira yari muri Mazembe yaranatsinze muri Mazembe naryumva ngo bari hatari ariko ni hatari n'ubu bari gukina muri Mazembe kandi ari gutsinda buri munsi turi muri shampiyona gusa umukino ufite ibitego 9 ntabwo yaba ari flop ibitego 9 na assist shampiyona gusa ubwo tushyira Erija rero na assist 3 ase Erija araje ntacyo Erija mwashakira kuva pinga zishize yewe ubona ari niteze ibitangaza kanengo hano ubona babwiye ni Asumani nari nzi ko azabamera ibitero haya twibukiranye umuvuduko yaziyeho Asumani yaravunitse ntabwo mbyemera ariko none se Togi yarushije Watara kuvunika reba Watara igihe yarwaye Erija imibare ye yatsinze ibitego 7 atanga assist 1 rutayizamu wanza muri equipe ya polisi muri sezo yatsinze 7 kuno bari wese ahubwo ibyo bitego bikuye aho nyamara utajya muri karenzi Asumani tutitaye ku by'imvune niba Erija yatsinze 7 muri sezo Asumani ariko se Asumani yamaze amezi 2 ikorera utugu ariko yaragarutse arakina n'umusezeri inziranye n'insimbura yaragarutse ariko arakina imikino myinshi senemera umuntu amezi 2 Kazu mu mezi 10 nayisa urafata niba ari ibyo na Basane urafata foronganye urafata foronganye mushyire muri flop oya yaravunitse ariko Asumani n'umuzeranye na foronganye na Basane yarabazwe niba ari ibyo icyo nanjye nibutse foronganye ntabwo twamujyana na Asumani ngo rayikira na Singida avunika si mu kwa 9 kwa 9 niba ari amezi 2 yagarutse mu kwa 11 nakubwiye ngo Watara yamaze hanze igiye kurusha kuva mu kwa 11 kugera mu kwa 5 harimo igihe kinini yakinnye imikino myinshi Asumani atakera tereka Asumani umutoza wabatenze mu kwa 9 ugatse mu kwa 10 arakoze mutangazajiwe Emmanuel Okwi akajya he Emmanuel Okwi woge namuvuze ku ruhande ntago ari umwata Emmanuel Okwi rwose bamaze kuzura niba tereka Asumani bamaze kuzura rwose araducika Asumani namusize Togi ariko araducika Asumani ariko iriya njyewe Magnifique yime ku ruhande irimo Togi ariko Okwi mwarengangije Basane kwa Okwi hariya ne waro irimo Togi uyime jewe ni yanjye ndi bwandika Erikari hariya asimbuze Togi ibintu Asumani rika ibintu biri personal ntawe ndi kwiguraho ndavuga ibyo byumva ati ngenda tereka ariko umukino nkaho warangiye ubu polisi ariko mugana hari abantu bagiye uvuga nkaho kwisi wamwitega hiyo Okwi hari ikintu mwamwe mwitezeho ibyo agomba gukora bikoze muri za Simba kugira ngo yaje uretse izina kwirira amadora se muravuga Okwi wa polisi wose uri kuvuga namwitenje na Omedi Okwi umuntu ari mu zabukuru uretse kwirira amafaranga muri polisi tujya ku mutoza iminota n'imicya dusigaranye umutoza batengusiye isezo oya none abafana bari gutora Magnifique abataka batatu batorewe umwataka wa flop yisezo reka afana mutore Magnifique yashyizeho Kamanzi nanjye ntore Erija Togi na Asumani iki tugiye abafana ko cyatorane kugihitamo Asumani
Asmani ubwiganze abavuga Mamadusi Ni abantu Asmani. bimwe mu mwanya ntitubabaza Mamadusi si amubara yaba flop Oya. ndetse Madusi Ntabwo aba flop atarakina. yatsinze bitatu Yari umusimbura. Mamadusi yarasanzwe yajyagamo akagitsinda ikintu cyo mu kibuga abafana bari gutora abarenga magana yamaze gutora Asmani ku bwiganze togwimera arakurikira Toge arakurikira anereje akazi inyuma Mm. ubwo rero uwo abafana batora ariwe dushyiraho urareba na Arajya Bane yaguzwa kumvikana. ngahe Arajya yavuye muri Bugesera ikigaragara biraguma ari Asmani bashyira Asmani Asmani. magnifique ashyira Asmani. Asmani batereka Asmani kuko njye nibutse ko nibyo yavunitse amezi abiri tujye kubatoza kuva mu kwa 9 kugera mu kwa 11 kuva icyo giye kugeza ubu ni amezi 6 dufite ubutumwa tugiye gutanga tujye kubatoza yanshenye imikino 17 imikino n'irindwi nta gitego abanza nta gitego nta assist yiruka umukinnyi mushya Asmani Bakanda bigaragara ko agiye bamusimbuza nta gutsindira kintu umwanya wa yakoze. flop ya sezo kuri ataka oya naha nabwo Neriva ntiyabyumva no muri iyi nabwo mikino Asmani yanyu. muri iyi sezo nkurikije uko yashoje kuri Kiyovu agomba kuba umwataka wa gatatu cyane tujye kumutoza umutoza wa gutega umushyira Lorenzo muri iyi sezo wagiye yewe umutoza umutima njye ushaka kuvuga ntabwo ari bugiye muvuze ntabwo nawe nimenyera Oya, umutangaza kuko ndabigushakira imibare nayo ni ikibazo njye ntabwo ujya mu Imibare- umutoza wanengushe umutima wanjye ushaka Yego. ntabwo nimubwe ko nta bimenyetso nabona wowe mfite ibimenyetso wowe mfite ibimenyetso na defanda reka ntabwo njya mvuga ibintu mpfa kuvuga gusa wowe mfite ibimenyetso na defanda ni Beni Musa Abdesatan wa polisi wa polisi niyo mutoza Nahisa? muri wa sezo umuntu washoje faze arusha amanota 12 ekipe ya kabiri akayibotoringa bikarangira ataje no makipe ane Nahisa niyo mutoza muri oya wisi ntawe babirwanira yayoboye Neza. yafashe umwanya wa mbere juru na 17 natekerejeho Darikonovic gake ariko nsanga Ni Beni Musa. ararengana Ben Musa ubwo Ben Musa. umwungirije ko twatoye abatoza babiri beza ubwo na babiri bamwungirije ni wa AS Kigali Shabani Shabani Shabani. rwose Shabani ikipe yarayimanuye Shabani yarayimanuye iyi kipe ntabwo ari Umunsi mushya wa nyuma. ntabwo ari mushya Shabani ayisanzwe sezishize yaratsinze sezishize kigali Shabani yasoje ari iya rwose uri gatatu flop pe. yasoje ari iya gatatu Iba- ariko iyi ariko- sezo ishoje yenda kumanuka ibaze koko abakinnyi ni babandi wabaye byose. wa gatatu Wabaye wa gatatu. ariko na gatera Musa kuri experience oya aya nta kipe kintu izamutse muhanga yarizamutse ibigomba gusa Gicumbi se ntabwo yari izamutse abantu utambutse ubwo butumwa AS tuze Kigali tugana ku Kibugu. musozo Gicumbi ntabwo yari izamutse mugenzi wese ayigenje ate ariko mbere yuko utambutse ubutumwa yego mureri ishobora kurara ikoze akantu reka tukavuge mu kanya turacyafite iminota Shyira mu butumwa vuba Ngiye vuba gusoma vuba. tugiye kusoma vuba vuba Twirukanka. turacyafite iminota Reka mike biradusaba 10 byibura Ntabwo bishoboka. kuyamigana. karasigaye aduye ubutumwa bwinshi iminota ya nyuma oya ntabwo ari bwinshi ntabwo ari bwinshi hanyuma rero ubwo mbanze mbibutse ko abigiye ku nguzanyo ya leta biga kaminuza inguzanyo ya BRD mugomba kuyishyura ni itegeko utayishyura ku gihe gikwiye